uriya mwaka uzarangira imirongo indimo kubera ikibare abaji bahagarara muri stade bakanyuzuza bagiye kuririmba ibishego kuti nahagarara mvuga ati Yesu ni uwa mbere ku buzima bwa niyo bapoteze bakahita kubitaho namwe gurupe mukahita murasa. Ku isi ya saa 12 za mu gitondo nibwo abo mu muryango we berekeje ku bitaro bya Kacyiru herereye mu karere ka Gasabo bagiye gufata umurambo wa Pasteur Niyonshuti Theogene, uyu wamenyekanye ku izina ry'Inzahuke witabye Imana ku wa gatanu avuye mu gihugu cya Uganda kuzana abashyitsi bari baje kumusura hano mu mujyi wa Kigali. We nabo bari kumwe bose bahita bahasiga ubuzima. Uyu munsi ni umunsi utoroshye kuba mukunze kuko Pasteur Niyonshuti Theogene yakunzwe n'ingeri zitandukanye bitewe n'inyigisho yatangaga agashyiramo gutebya kwinshi. Umana nka amafaranga y'itelefoni yakira amafaranga ukivuga gutyo message kayitijyamo hanze mbona ni 100,000. Hari umusore twe turi ku bidatikana kwe mani sigaye ikora diregite sabye ko telefoni yakira amafaranga none message y'100,000 yewe niyo yaba yobye ariko akanagasha nivuga gutyo ngo niyo yaba yobye mitambani ndi kuri WhatsApp ati mukozi w'Imana hari umuntu nari nohereje amafaranga nana yayobye wawe subirayo mbashabuka niko twavugaga kubayoba none turabayoba mukatwomeka ubu dusigaye tuvuga kujaho ambajabuke mani kayititsa kurya ikinyomoro cy'ijana ngo muganga akubwiye ko cyongera amaraso cy'ijana harimo ibishyimbo bya mitiyo murabizi kuri botike ubu nta nubwo bakibyumutse babidahana n'isosi iriya sosi muzi ukuntu bayita amaminwa ntabwo ariko bayita bwana wajya kuri botike kwamba urashaka amaminwa reka da ihita ndashaka salisa namba 2. Nyuma yo kuzana umurambo we ku bitaro bya Kacyiru, umurambo wa Pasteur Niyonshuti Theogene wakuwe ku bitaro bya Kacyiru ujyanwa iwe mu rugo kugira ngo bamusezere. Agahinda, amarira nibyo byaranze benshi mu bitabiriye uyu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma. Bamwe mu bamuherekeje bakaba bavuga ko bashenguwe bikomeye n'urupfu rwa Pasteur Theogene. Hari ukuntu yakundaga kwigisha asetsa, yigishaga asetsa cyane, asetsa mu itorero ukabona bari mwishimiye, byaratubabaje cyane ku buryo byadushenguye umutima. Theogene yari imfura cyane, iyiba byashobokaga ku buryo n'abandi basigaye umusozi bari kuzamwigiraho ku bijyanye n'ivugabutumwa, kuko Theogene ndahamya ntashidikanya kuko Theogene yagiye mu ijuru, ko yafashije abantu benshi, yakoze ibikorwa byinshi. Ndumva rero rwose Theogene ngiye ku bwanjye namusabirira uko ridashira. Umugabo rwose Imana yo imwakire imushyire rwose iburyo bwayo pe. Nk'itorero nka ADPR ryajemo icyuho,
ryajemo icyuho, ari abana yareraga, ari n'abandi, kuko hari n'abandi yagombaga kuzafasha atari bariya yafashije. Rwose bigaragara ko rwose icyuho cyo kirimo kandi mu gihe runaka kizanagaragara, namwe nk'abanyamakuru muzabibona. Yaduhaga ubutumwa bwiza bukadufasha, yari icyitegererezo kuri twebwe no muri sosiyete. Muri make yaratubabaje cyane, n'ubu ntago turabyumva neza. Twabuze umubyeyi tubura yadufashaga mu buzima, nk'uko ushobora kuba nawe wifite ibibazo ariko uburyo yakwigishaga, yatangaga ikigishwa naho kumva yuko ugarutse mu buzima bikadufasha gutyo. Urumva rero kumushingura twamubuze, sinzi ko tuzongera kubona undi umeze nkawe mu buryo yatwigishagamo. Cyadukoze ku mutima ni inkuru nziza yasize imusozi, ni ibikorwa yasize imusozi. Ibyo bintu byadukoze ku mutima cyane, ibikorwa byiwe nk'umupasiteri w'icyitegererezo. Urumva yarasigaye afite ubushobozi, ariko ntiyibagirwe n'abo yasigaje inyuma, kuko kenshi iyo yigishaga yabigarukagaho, kandi koko akanasubira yo kubareba aho yabasize. Bamwe ubushobozi bw'Imana yamuhaga ubushobozi, bamwe yabafataga akabazana akabafasha mu buzima bundi kugira ngo bagire aho bava naho bagera. Nicyo twashingiraho ko yari intwari, ariko by'umwihariko we yari yarishakiye imirimo cyane, kuko ijuru urikura hano ku isi, ntabwo uribona ari uko wapfuye, ahubwo urikura hano ku isi. Yari yaramaze kujya mu ijuru, ubundi umubiri ni itaka mbashyira mu gitaka, naho roho yo iba yagiye, umwuka we uba wagiye aho uba warateguriwe. Ubu saha iyi ngiyi ubwo ashyingurwa turimo twibaza ko turi kumva ko yagiye mu ijuru, nubwo bashyinguye umubiri we, ariko abakatolike nibo bajya bavuga ngo roho yagiye, ariko ntago nshidikanya kuko roho ye itagiye mu ijuru. Roho ye yagiye mu ijuru rwose, yagiye mu ijuru pe, yagiye mu ijuru. Nta kintu tubona twavuga twarenza, gusa yagiye mu ijuru, kandi natwe nibyo tumusabira pe, Imana ibe yamwijyaniye mu ijuru. Uyu mugabo wakundwaga na benshi asize abana 4 ari bo Pramedi, Ansa, Hiro ndetse na Shami. Pasiteri Theogene nakomeza aruhukire mu mahoro.